Amen. Bakristo bene data ntore z'Imana ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi umucunguzi w'ubugingo bwacu. Pentecote nziza, Pentecote nziza nshuti z'Imana, Pentecote nziza bwoko bw'Imana, Pentecote nziza torero ry'Imana. Dufatanije n'umuririmbyi wavuze ngo aho Imana igejeje ikora tubaye tuyishimiye. Imana ishimwe kubw'ibyo irimo gukora muri kino gihugu cyacu muri ibi bihe bikomeye. Imana ishimwe kubyo irimo gukora muri iyi si yacu. Nukuri hari ibyiringiro. Yesu ashimwe. Uyu munsi ni Pentecote, umwe mu minsi mikuru y'Imana izana ibyishimo n'umunezero mu muryango. Iyo dusomye mu isezerano rya kera mu gutegeka kwa kabiri igice cya 16 uhereye ku murongo wa 9 ukageza kwa 17, ubonamo neza uko uyu munsi Abayahudi bawizihizaga. Wari umunsi w'umunezero mu muryango mugari, umunsi w'umusangiro no gusabana, kandi umunsi wo gushimira Imana umugisha wayo, umugisha yatanze mu buzima, umugisha mu myaka, umugisha mu matungo, na cyane cyane kuko ibi bintu nibyo byari bigize sosiyete y'Abayahudi, na cyane cyane ku ruhande rw'imibereho yabo myiza. Ariko kandi ukaba nanone ari umunsi muri uko gushima Imana kose batagomba kwibagirwa. Ishimwe ryabo rigomba gushingira ko kera bahoze ari abaretwa mu Egiputa. Kuri uwo munsi Imana igategeka ubwoko bwayo ko bagomba kuziririsha gutura amaturo umutima ukunze ubaturisha, ahwanye n'uko Uwiteka Imana yabahaye umugisha. Ibi bijya binyibutsa uko tujya dushengerera Imana, uko tujya dushimira Imana, tugatura Imana ku byo yaduhaye. Rimwe na rimwe hari igihe tugendera mu munezero w'ibyo yadukoreye, w'intambwe yaduteje mu buzima, w'abana yaduhaye nuko ibarinze, w'imyaka twejeje, byinshi bituzanira kunezerwa, ariko tukibagirwa nanone gushimira Imana yacu aho yadukuye mu bubata bw'icyaha. Icyo ni ukugira ngo tukibuke. Nta shimwe na rimwe imbere y'Imana, nta turo na rimwe rishingiye ku ishimwe imbere y'Imana niyo hatarimo kwibuka aho Imana yadukuye, uko Imana yaducunguye. Uyu munsi mukuru ubarirwa ku byumweru 7 nyuma ya Pasika, ndetse ababibara neza bari iminsi 49. Ni muri ibyo bihe rero byo mu minsi mikuru ya Pentecote nanone Imana yakoze igitangaza. Ni muri ibyo bihe isezerano ryayo ryamanutse, Mwuka Wera amanukira intumwa nk'uko Kristo yari yarabisezeranije. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 murongo wa 16 haragira hati, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka ukuri. Yohana 15 murongo wa 26 Kristo yongera kuvuga ngo umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri Data, niwe Mwuka ukuri. Kandi ku murongo wa 7 igice cya 16 Kristo nanone avuga ku kugenda kwe ariko kuzatuma yohereza Umwuka Wera. Niyo mpamvu yagize ati, kuko nintagenda umufasha atazaza. Ku murongo wa 13 akagira ati, uwo Mwuka ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Hari amagambo abiri Kristo agarukaho cyane ashaka kuvuga uyu mufasha uwo ari we, ashaka kuvuga Umwuka Wera uwo ari we. Icyambere amuvuga nk'umufasha, icya kabiri akamwita Umwuka ukuri.
umwuka wera afite imirimo inyuranye mu buzima bw'umukristo. Uyu munsi mu mirimo y'umwuka wera ndashaka kuvuga kuri umwe gusa. Ndashaka kuvuga ku mwuka wera nk'umuyobozi. Mu kindi gihe tuzajya tuganira nanone ku zindi nshingano z'umwuka wera cyangwa imirimo y'umwuka wera. Ngendeye kuri uyu murongo navuzeho muri Yohana, umwuka wera w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Aha twakibaza ngo ni ukuhe kuri umukristo akwiye kuyoborwamo cyangwa akwiye kubamo atagushidikanyaho. Ukuri umukristo akwiye kumenya uwo ari we wese, mu idini iyo ari yo yose, mu itorero iryo ari ryo ryose, ukuri ni uku nguku, ni ukumenya ko Imana ari data wa twese kandi ari umuremyi wacu. Ni ukumenya ko Yesu Kristo ari umwami kandi umucunguzi w'ubugingo bwacu, ukanabihamya. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 10:9 handitse ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ukuri kandi ni ukumenya ko umwuka wera ari wo udushoboza kunesha isi, ibyaha na Satani. Muri urwo rwandiko nanone Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8:14 aragira ati abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Iyo uyobowe n'umwuka w'Imana nta gushidikanya uri umwana w'Imana. Bene data, ndibuka mu bihe nk'ibi ku munsi wa Pentecote mu ikinabutumwa ry'abana bo muri Sunday School cyangwa mu ishuri ry'icyumweru bakina ibyabaye kuri Pentecote, umwana wese natwe bakuru bayinyuzemo n'abandi bayinyuzemo cyangwa bayigishije, ikigaragara icyo twibuka cyane ni manifestation, ni ugutigita abana bakagerageza kuvuga indimi uko babishoboye. Ni ikinabutumwa nyine. Mu Gifaransa hari icyo bita fond et forme. Iri kinabutumwa uko bikunda kugaragara kenshi mbifata nka forme, ni manifestation nyine. Ni ugukina ibintu uko amaso, uko byagaragariye amaso cyangwa uko byaciye mu matwi icyo gihe. Ariko fond ikirimo gikomeye cyane ku cy'umwuka wera yaje, kandi umwuka wera yaraje kugira ati Kristo yari yabisobanuye mu butumwa bwiza. Nayo mpamvu uyu munsi nge nabonye ibintu bigeze kuri 6 nk'umuntu w'umukristo yakwiye kuavana muri uko kuza k'umwuka wera muri we, cyangwa se inyungu cyangwa se umumaro w'umwuka wera mu bugingo bwe, mu rugendo rwo kwizera kwe. Icyambere, umwuka wera kumanukira umukristo muri we aramurondora. Umwuka wera ni uwo kurondora umukristo. Indirimbo ya 38 mu gushimisha Imana iravuga ngo Imana ndondora umenye ibindimo byose. Bene data, hari ibintu nkunda kubona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo abantu bagenzi bacu, abakristo bagenzi bacu cyangwa n'abandi tubana nabo bajya batinyuka kuturondora tugihumeka turiho. Ntibaturondora ngo batubwire ibyacu, batubwire ibibi byacu, batwereke n'ibyiza byacu. Yewe simbizi nakabone niyo twakuwemo umwuka, urugendo rwacu rw'ubuzima kuri isi rwarangiye, muntu aherekejwe, ubuhamya bujya butangwa nabwo nta na rimwe ndabona barondora umuntu ngo bavuge uko uwo yarariwe. Bagerageza kuvuga ibyiza bye gusa, ariko ntawe ujya atinyuka ngo amuvuge mu kuri kose n'ibibi yaba yarakoze.
ariko umwuka wera we yakugezemo we ntabeberekera, ntatinya, arakurondora cyane cyane urwo ruhande rupfuye nirwo umwuka wera ashaka kugira ngo ruzuke, nirwo azura kugira ngo wongere kuba umuntu uhumurira abandi, uhumurira sosiyete. Icya kabiri, umwuka wera iyo akugezemo mu buyobozi bwe azana impinduka muri wowe. Iyo akuyoboye azana impinduka muri wowe, agukamuramo inkamba za kamere, akagushyiramo imbuto koko z'umwuka wera, bityo wagaragara nk'igisambo agahinduka umunyabuntu, wari gateranya cyangwa gacabiranya akaba mwizerwa, wari gica akaba mugwaneza, akuvanamo izo mbuto zose za kamere akagushyiramo imbuto z'umwuka, nk'uko tubisoma mu Bagalatiya igice cya 5 guhera ku murongo wa 19 kugeza ku 23. Umwuka wera iyo akuyoboye arakuragira, agushyira mu mwanya ukwiye kuba urimo. Soma neza mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Matayo igice cya 4 uko umwuka wera yayoboye umwami wacu Yesu Kristo mu gihe yari agiye kugeragezwa n'umwanzi Satani. Umwuka wera yamuragiriye mu ijambo, yamurindiye mu ijambo, kandi Kristo ntacyo yavuze kitari kivuye mu ijambo ry'Imana. Kera abantu abaprotestanti bagifite imbaraga, n'ubu zirahari ariko hari akarango kagiye gatakara, ntabwo yajyaga yemera kuyoborwa n'ibyo abonye byose. Iyo wamubwiraga ikintu we yashaka kugira ngo acyumve mu ijambo ry'Imana, yasanga kidasobanutse akakubwira ati mwene da, ijambo ry'Imana rivuga ngo, ijambo ry'Imana rivuga ngo, naho umwuka kuragirira akwibutsa icyo ijambo ry'Imana rivuga, akurinda gutwarwa n'izindi ntekerezo ziroha ubugingo bwawe. Nayo mpamvu utirirwa wibaza ngo kuki se ntajya muri buwate ngo mbyine nk'abandi, ni kuki se ugomba gutegereza imodoka. Nkunze kubona imirongo y'abantu bategereje imodoka muri kino gihe zabaye nkeya, umuntu akamara umwanya ategereje imodoka kandi aho ajya ku kazi ni umukontabule ubara ibifaranga byinshi cyane. Kuki se adakoramo ngo aguriye? Ntabwo umwuka wera abikwemerera. Umwuka wera ntakwemerera kuyoba gutyo, akuragirira aho ngaho, akurindira aho ngaho, akurindira muri iryo jambo, kuko azi ko kwiba ari icyaha. Icya kane, umwuka wera aduha icyerekezo cy'ubuzima. Mu buyobozi bwe aduha icyerekezo cy'ubuzima, adusesengurira iby'urugendo rw'ubuzima bwacu, akatwereka iyo tuva, akatubwira aho tugeze, akanadusobanurira iherezo ry'urugendo rwacu. Zaburi ya 90 umurongo wa 12 iravuga ngo, Uwiteka utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. N'indirimbo ya 180 ifite rofure yayo cyangwa se inyikirizo igenda ivuga ngo, iminsi irashira kandi irahita vuba. Ntiturangare, ejo hashize si none si ejo hazaza. Bene data, iyo umuntu adafite icyerekezo cy'ubuzima bwe, isi yo irakiguha. Iyo utagira principe z'ubuzima bwawe, iyo utagira uko ubuzima bwawe ubuyobora, ibije byose birakuyobora, ujyana nabyo, ugendana nabyo. Ntunamenya aho uva n'aho ugeze n'aho ushaka, n'iherezo ry'aho ushaka kugera. Mwuka wera adufasha kubaka icyerekezo cy'ubuzima bwacu bwiza. Cya gatanu, umwuka wera aradutinyura, atuma dushyira amanga. Mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 7 haravuga ngo, kuko itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'urukundo n'imbaraga. Bene data,
ibi bihe turimo birakomeye. Uretse no kugira ubwoba bw'uko dushobora kwandura iki cyorezo COVID-19, hariko kandi n'utarwaye afite ubwoba bw'ingaruka zacyo. Hirya no hino abantu bafite imitima itentebutse, imitima ntiri hamwe, abantu bose imitima yabo harimo ejo nzamera nte, ejo bizagenda gute, ndetse n'umwiryane watangiye kuba, narwaho rwa rukundo rwari ruri cyangwa se rwari ruri rwahavuye. Mperutse kubona akaga k'umuryango usenywe n'ibi bihe turimo. Umugabo ntaratakaza akazi ke, aracyakarimo, ariko umudamu akazi ke karahagaze. Hamaze iminsi mikeya aho imirimo ifunguriwe, wari mu rugo akora ibyo mu rugo, yita ku bana, abana be 5, kandi mu rugo harimo imirimo myinshi. Ariko rimwe ninjoro umugabo yaramubwiye ngo, ariko wa mugore we, wowe ubona umaze iki muri uru rugo? Umugore yarayarira, bucyakirira, mu gitondo nge nahuye nawe arimo guhigiza nk'umwana. Izi ni ingaruka z'ibi bihe turimo. Ibi bintu birazana kunamuka, ibi bihe birazana urucantege, ibihe birazana kudakomera. Ariko Umwuka Wera iyo turimo adukomezamo rwa rukundo, adukomezamo ya neza, aduha ibyiringiro, adutera umwete wo kurushaho guhangana n'ibihe tutanduranya nabyo, ahubwo turushaho kwegera Imana no kubana nayo, no kubana na bagenzi bacu amahoro. Atuvana mu bwoba. Mwibuke ko hari ibihe Petero yagize ubwoba yihakana umwami we. Ibyo ntago mbisubiramo, turabizi twese, ubutumwa bwiza bubivugaho. Ariko mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 ndetse n'igice cya 4, tubona neza ko Petero amaze kuzura Umwuka Wera yahamije Umukiza we imbere y'amahanga. Petero w'umunyabwoba, Petero w'umunyamwuka. Reka nsome aya magambo ko nayakunze, aya magambo yo mu butumwa, yo mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 mpere ku murongo wa 5. Bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, na Ana umutambyi mukuru, na Kayafa, na Yohana, na Alexanderi, n'ab'umuryango bose n'abatambyi bakuru. Babata hagati barababaza bati, n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye Umwuka Wera arababwira ati, batware b'abantu, namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinduwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Yesu ashimwe. Mwuka Wera turimo atumara ubwoba, atumara gushidikanya, atuvanamo ibyo byose, akaduha umwete, akaduha ibyiringiro, kandi tugahamya ukwizera kwacu dushize amanga. Cya 6 ari nacyo cya nyuma nagarukiyeho muri bya bintu nyine uko ari 6, Umwuka Wera aduhishurira ibyo tutari tuzi.
ndasubiramo y'amagambo y'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, umwuka w'ukuri naza azabayobora muri kuri kose, azababwira ibyenda kubaho. Kenshi abakristo tuba mu buzima bwuzuye ubunebwe bwo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, ari naho nizera ko umwuka ubundi anyura aduhishurira byinshi. Ingaruka ziva muri ubwo bunebwe, abantu nibo baduhishurira uko bashaka. Tugana abantu cyangwa bakatugana bakaduhishurira uko bashaka. Wenda baduhishurira ibidushimisha nk'uko dusanzwe tubizi, nibyo bita prosperity gospel, kutwizeza ibyiza gusa, ibyiza imbere, ariko kandi wenda biturutse muko bashaka kubivuga atari iby'Imana yagennye, cyangwa se bakaduhishurira ibiduca intege. Mu Cyongereza nibyo bita prophecy of doom. Turapfuye, urapfuye, ari impanuka, hari abaguhiga, hari byinshi by'urucantege bituma umuntu adashobora gusinzira, umuntu adashobora kubona apeti imbere y'ibiryo, umuntu agahinduka igikange, umuntu akaba ahahamutse, agatakaza ibyiringiro bye. Kenshi ibi binyutsa agakino abana twese twagiye dukina cyane mu cyaro mu buto bwacu, agakino ka Samusuri wa Rusunzu. Ni igisiga gifite isunzu, iyo cyabaga kibereye mu giti hejuru twaragikinishaga tukakibaza ngo mbe Samusuri wa Rusunzu nzapfa cyangwa nzakira. Iyo Samusuri wa Rusunzu yarebaga hejuru, isunzu akarinaga akareba hejuru, twirirwaga twikinye icyara tubyina twishimye yuko tuzajya mu ijuru. Ariko iyo yubikaga umutwe ikareba hasi, twumvaga yuko tugiye gupfa, nyine tuzapfa, tukabura amahoro, tukirirwa n'umunabi, tukirirwa n'ubwoba n'agahinda kenshi. Bakristo bene data, ntore z'Imana, turi mu bihe birimo umwijima mwinshi. Umurimbyi yavuze ngo iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi, ariko Yesu ati ndi kumwe nawe, humura. Ibi ni ibihe umwanzi Sekibi adufatiranamo cyane, agamije kutuvanamo ubumuntu Imana yaduhaye. Ariko nzi neza ntashidikanya ko iyo tuyobowe n'umwuka wera w'Imana, atuyobora mu kuri kose, atubera urumuri, kandi ibyo twibwira ko bikomeye biranesheka. Duhumure, dukomere, twe gutinya, dukomeze gusenga ubudacogora, dusengane kwizera ubushobozi bw'Imana isumba byose, turinde imibiri n'imitima yacu, ntiducogorere gukora neza, nitutagwa isari tuzagororerwa. Mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka wera. Amina.